mumaze iminsi hirya no hino mubona amafoto ya A$AP Rocky umugabo wari hana hirya no hino mu rukiko aburana bavuga ati ibintu byakomeye Rihana mumubona mu rukiko Rihana teruye abana mu rukiko ari kujya kureba umugabo we aho yarari kuburana abenshi bakomeje kuvuga ati ese byagenze gute uyu munsi wa none umugabo wari hana A$AP Rocky yarekuye urukiko yahanaguyeho ibyaha ariko nubwo yahanaguyeho ibyaha Rihana yabigizemo uruhare rukomeye cyane turaza kurebera hamwe Rihana ubundi yabigizemo uruhe ruhare kugira ngo umugabo we A$AP Rocky arekurwe ahanagurweho icyaha yashinjwaga hari na benshi bakomeje kubona ari mu rukiko aburana ariko ntibasobanukirwe neza ngo ubundi A$AP Rocky arazira iki ko twumvishe ngo arashinjwa n'inshuti ye ibyo nibyo ngira ngo twinjiremo tumenye ubundi A$AP Rocky uriya mugabo wari hana yaziraga iki byatangiye gute kugeza uyu munsi ku munsi w'ejo nibwo yahanaguweho icyaha reka tubyinjiremo ibuka kureba hasi handitse subscribe uhakande turebere hamwe umugabo wari hana uko byaje kumugendekera ubundi uyu musore A$AP Rocky yashinjwaga ibyaha biri mu rwego rwo gufata imbunda ugashaka kwica umuntu mbega ni icyaha gikomeye cyo gukuraho imbunda ukarasa ugakomeretsa umuntu ushaka kumwica icyo cyaha gikatirwa imyaka myinshi cyane ni icyaha kibi cyane reka dutangire rero inkomoko y'ibi byose ubundi uno mugabo wari hana bamwita A$AP Rocky yitwa amazina ye nyakuri yitwa Rakim Atraston Meyers uyu musore yavutse mu mwaka w'1988 avukira muri New York hitwa mu mujyi bita ngo ni Harlem uyu musore akuriye muri New York kimwe n'abandi basore bose b'abajene bato yatangiye kwiyumvamo ibintu byo kuba yaba umuhanzi nibwo yatangiriye kariyeri ye y'umuziki mu itsinda ryakoraga hip hop ryari rihuriyemo abantu benshi ari ryo bitaga ngo ni A$AP Mob murabizi yitwa A$AP Rocky yenda kwitiranwa nanjye noneho yinjira muri iryo tsinda ni itsinda bega ryari rihuriyemo iryo tsinda bitaga ngo ni A$AP Mob ni itsinda ryari ririmo abantu bakora imideri itsinda rikabamo abashushanya itsinda rikabamo abahanzi abaproducer abakora amavideo bose bari bahuriye muri icyo kintu bitaga ngo ni collective bari bahuriye muri iyo collective ariyo yitwaga ngo ni A$AP Mob noneho buri muntu wese wari uri muri iryo tsinda cyangwa se iyo collective yabo iryo tsinda ariko twaryita mu Kinyarwanda cyiza wese yitwa ku izina rye barenzagaho A$AP nimba itsinda ryabo ryitwa A$AP Mob bivuze ngo buri muntu wese wazaga muri iryo tsinda bamwongereraga akazina ka A$AP ariyo mpamvu n'umusore nawe yinjiye muri iri tsinda yitwa Rocky yinjiye muri iri tsinda yitwa Rocky ubwo yagomba kwita afata akazina k'iryo tsinda ryabo ka A$AP haba harimo n'undi muri iryo tsinda witwa irindi zina nawe bakabanza akazina ka A$AP niyo mpamvu na n'uyu munsi ubona bamwita A$AP Rocky ni izina yakuye muri iryo tsinda ryabo A$AP Mob iryo tsinda yaryinjiyemo atangira kariyeri ye mu mwaka wa 2011 baje kurekura nibwo yari ku indirimbo ye ya mbere yitwa Peso yakomeza nyine biragenda bizamuka ibya kariyeri ye y'umuziki ntago aribyo ndibuze gutindaho ahubwo icyo nashaka gutindaho wenda muri iryo tsinda bari barimo bita A$AP Mob muri iyo A$AP Mob muri iryo tsinda yararimo harimo n'abandi bagenzi be benshi cyane bari n'inshuti ariho harimo ngwitwa A$AP Fag A$AP Ant A$AP Twavu A$AP Nasty A$AP Ru A$AP Bari abo bose n'abantu benshi bari muri iri tsinda bose bitwa ba A$AP kimwe nk'uko Rocky nawe yitwa A$AP Rocky ariko muri iryo tsinda hakabamo abagiye bari kurwamo muri iyi minsi ariko barihozemo muri abo ngaho barihoze muri iryo tsinda harimo A$AP Ray cyangwa se A$AP Riri uwo nguwo akaba ari n'inshuti magara ya A$AP Rocky bakuranye akaba ari nawe wari uri kumurega muri uru rubanza rwari ruri kuba babanye muri iryo tsinda bakoranye kariyeri y'umuziki w'aba bose nawe yitwa A$AP uriya wamuregaga mu rukiko nawe yitwa A$AP budagira ngo noneho tubyumve neza barakuranye muri New York biganye ngo batangiye kumenyana biga muri bwa bushuri bw'ubusegonderi baba inshuti bagiye no muri ibintu byo kuririmba babyinjirana mu bintu byo kuririmba yari inshuti ye banajyana muri ratsinda bita A$AP Mob uyu mugenzi yitwaga A$AP Riri A$AP Riri akomeza kuba inshuti na A$AP Rocky ibihe biragenda birakomera ariko kimwe n'andi matsinda yose cyangwa se abantu bose bakoranye bazamuka uyu nguyu A$AP Rocky yaje kubasiga muri kariyeri yo kuririmba yaje kugira amahirwe imiryango ye yo kuba yabona amafaranga cyangwa se yakwamamara irakinguka yamamara mbere y'abandi abona amafaranga menshi
bikubitiraho noneho agira gutya yikundanira na Rihanna, akundanye na Rihanna. Rihanna ni icyamamare cyane, we murabizi afite izina rinini cyane, bihita bituma n'uyu musore abatari bamuzi badakunda n'imiziki bituma batangira kumumenya, kubera ko Rihanna we yari umusitari cyane kuva kera za 2000 gutyo 2008 kumanuka, we yari ameze neza kumanuka no hasi. Ibyo nibyo byahise bituma noneho uno musore A$AP Rocky amera nkaho wa mushuti we bakuranye amutaye inyuma, ndetse n'abandi bose baririmbanaga ahita agira izina rinini gusa nk'ubaruta cyangwa se nk'uri hejuru. Abanyeshyari rero ntago bajya babura. Wa mushuti we bakuranye bivugwa ko ngo yatangiye kumugirira akantu k'ishyari nk'uko bivugwa n'inshuti zabo babanye mu itsinda, uwo ari we bita A$AP Rocky. Uwo A$AP Rocky yatangiye kugirira A$AP Rocky itsinda nako amugirira ishyari, kuko ngo yajyaga bivuga avuga ngo uriya muginga asigaye yiyemera, asigaye yitwara gutya, asigaye yumva yaragafashe kandi barakuranye. Ibyo rero nibyo byaje gutuma noneho mu mwaka w'2021 urumva A$AP Rocky yaramaze kubona amafaranga mu itsinda ryabo, abo bakuranye niwe wari ufite amafaranga, yarameze neza. Uyu A$AP Rocky yaje guhamagara A$AP Rocky aramubwira, barapanga, aramubwira ati inshuti yacu yapfuye, niwe ufite amafaranga, ugomba kuzatanga amafaranga kugira ngo umurambo wa mushuti wacu ushingurwe mu cyubahiro, ndetse umurambo we bawushyire mu ndege bawuzane. Urabizi ibintu byo kuzana imirambo bayikura kure birahenda. A$AP Rocky arabimwemerera mushuti we A$AP Rocky bakuranye mu itsinda, akaba n'umushuti we. Aramubwira ati nta kibazo, iyo nshuti yawe nzemera, nanjye kaba inshuti yanjye, ndemera ko amafaranga yose ajyanye n'imihango yo gushyingura, kuzana umurambo bawukura kure, A$AP Rocky byose yemera ko azabyishyura nk'umuhanzi waje kubona amafaranga, wanashyingiranywe n'umunyemiliyari ze Rihanna mu madolari. Noneho mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa 11 A$AP Rocky yaje guhura n'uyu musore babanaga mu itsinda bakuranye, wari inshuti witwa A$AP Rocky. Bahuye, A$AP Rocky na ryashyara asanzwe mufitiye ko Rocky yazamutse, yabonye amafaranga ameze neza, abatangiye inonganya na bagenzi bo bari baraho hafi. Abatangiye inonganya, aratongana, araserera, ararwana, ashaka kukubita nyine Rocky, amubwira ati wanze kwishyura amafaranga yo gushyingura mugenzi wacu, ibintu nk'ibyo ntago y'amafaranga yatanze. Bita bizamuka n'indi mijinya, Rocky nawe ubwo urumva yise arakara, biteza akavuyo, haba imiserero. Muri iyo miserero rero yabaye mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2021 A$AP Rocky yaje gukuramo imbunda, bivugwa ko ngo arashe wa mugenzi we, bikubitiraho ko asanzwe amufitiye ishyari, asanzwe akennye, we nta mafaranga agira. Ahita avuga ati hano ngomba kujya kurega Rocky akama amafaranga. Nibwo yahise ajyana ikirego rero mu rukiko, ajya kurega Rocky. Kino kirego muri kubona kirangiye uyu munsi cya A$AP Rocky cyatangiye kuburanishwa mu mwaka 2021 gutyo iri kurangira, nibwo ikirego cyatanzwe kirega Rocky ko yakuyeyo imbunda akarasa umuntu akamukomeretsa. Uyu mushuti we nyine bakuranye, mushuti we yarari kumurega avuga ngo Rocky yarandashe turi gutongana, akurayo imbunda arandasa, amasasa aramushura ndakomereka, kubw'iyo mpamvu agomba kumpa $30,000. Buriya niyo mafaranga mushuti we yarari kurega ashaka. Yashakaga ko Rocky amuha $30,000. Gusa Rocky bagerageje kumubwira ati icyo gihe kera za 2022 gutyo, ati abavoka emera izo $30,000 uzimuhe, numara kuzimuha akuremo ikirego, kuko bari kugushinja gukura y'imbunda ukarasa ugakomeretsa umuntu. Icyo gihe bakubara nkaho wari washatse kumwica ukamuhusha. Ntabwo ngo bijya munsi y'imyaka 20 cyangwa 24, niyo myaka ubundi Rocky yagombaga gufungwa iyo icyaha kimuhama. Rocky gusa ngo yafunze umutwara byanga, aravuga ngo ndabizi ko ndi kurengana, ngiye tuzaburana. Bikomeza gutyo, haza kuzamo kubyara, urubanza barusubika kugeza umwaka ushize nibyo byatangiye gusakuza ko urubanza rugiye kuburanishwa. Muri uyu mwaka rero nibwo twagiye tubona urubanza ruratangiye, Rocky atangiye kujya mu rukiko kuburana n'uwahoze ari inshuti bakuranye baririmbanaga mu itsinda rimwe, ariwe bita A$AP Rocky. Bageze mu rukiko rero, ikintu cyatumye A$AP Rocky atsindura urubanza, ubwo ndi kugira ngo tugendane neza, niyo mpamvu mba nabihereye imuzi. Gusa nanone wenda nsaye nk'ubasubiza inyuma gatonya mu rukiko, bari aho ngaho mu rukiko nibwo byaje kugaragara ko ngo mu mwaka wa 2021 ubwo Rocky yajyaga guhura n'uyu mugenzi we A$AP Rocky kugira ngo barwane n'iriya miserero yose ze, ngo bivuga ko ngo bari bamaze iminsi bandikirana message batongana.
A$AP Rocky mugenzi we riramwandikira wanze kwishyura amafaranga ya mushuti wacu kandi baramuzanye agashyingurwa rero wemewe kwishyura ikiriyo. Rocky nawe akamusubiza yarakaye amubwira ati nta kiriyo nishyuye nyine ubwo ngubwo urabyumva amafaranga naye yemerewe kuyatanga cyangwa kabireka n'uburenganzira bwe. Izo ntonganya rero zo kuri chat kumwe abantu babasanzwe batukana kuri chat wa muginga ibintu nk'ibyo ngibyo. Bahuye rero uwo munsi bahura nk'abantu bari bamaze iminsi batongana muri chat babwirana nabi. Bahuye umujinya ari wose nibwo bambaranye intambara iratangira. Twigarukire mu rukiko ejo bundi rero Rocky bamujyanye mu rukiko ari kuregana n'umushuti we A$AP Riri yamushinjaga ko ubwo ngo batonganaga uyu musore ndagira ngo uze kumva neza ngo ubwo batonganaga bagaserera ngo A$AP Rocky yakuye yimbunda ngo aramurasa. A$AP Rocky ngo yakuye imbunda arasa uyu musore ngo amaze kumurasa amasasa aramuhushura mukomeretsa hano. Urabona bano bantu bitukuza hano hantu hagenda hagasigara ibintu by'umukara kuri knuckles hano nyine ngo niho amasasu ngo yamuhushuye niko yavugaga. Bw'iyo mpamvu mu rukiko yaregaga avuga ati nkeneye miliyoni 30 zo kugira ngo nyine urumva hariya nyine buri muntu urabizi muri Amerika nimba barabibonye cyangwa muri biriya bihugu iyo umuntu akoreze ahanini ntago ari umuntu uri kukurega avuga ngo bagufunge ngo bagire gute nabyo bijemo ntari bariko buri kirego cyose ubona ko gihagaze amafaranga. Ngira ngo nabonye n'abaregaga PDD bose babaga bivugira ati PDD yaramuhoteye amfata ku ngufu wangirira nabi nampa amafaranga miliyoni 30 nuko babiregera hariya nyine. Gusa uwo munsi bahura bakarwana hari abatanga buhamya nabo babaga muri rya tsinda ryabo rya A$AP Mob. Bivuga ko ngo hari A$AP Ears na A$AP Trevi nawe ngo yari ahari. Ibyo byose byabaye ari kubireba mu rubanza. A$AP Riri yaravugaga ati twaratonganye nge na A$AP Rocky ngiye kubona mbona A$AP Rocky akuye imbunda arayintunze mita ntangira gufata mugenzi wanjye wari uhari mita mushyira hagati yacu mwihisha inyuma. Ati A$AP Rocky akomeza nyegera arangije arasa amasasa 4 muri ayo masasu 4 niyo yankomerekeje hano ku kaboko nyine menya ari ibikonjo hafa. Gusa nanone mu rukiko umutanga buhamya wari uhari nawe wabaye muri iriya tsinda ryabo A$AP ariwe bita ngo ni A$AP Trevi nawe babanye mu itsinda A$AP Mob yaje mu rukiko ejo bundi aravuga ngo A$AP Riri nubwo yatanze ikirego avuga ngo Rocky yaramuhohoteye atariko ngiye ibyo byose biba nari impari naririmbanye nabo mu itsinda ni A$AP Trevi muramuzi. Ati umuntu watangije kano kavuyo kose umunyamahane wari uri gushotorana n'uyu nguyu uri kurega A$AP Riri niwe wabitagije yataka A$AP Rocky. Ndetse nanone uyu mutangabuhamya A$AP Trevi ni umushuti wabo bose urumva baririmbanye ntago yapfa kubogama. Wikomeje atanga ubuhamya mu rukiko avuga ngo A$AP Riri yatatse A$AP Rocky ubona ari kumubangamira ashaka kumukubita intambara ari zose. Ati A$AP Rocky akomeza kugenda muhunga. Ati nibwo A$AP Rocky yakuye yimbunda arasa hasi cyangwa se arasa hirya nyine ahantu hatari umuntu kumukura y'imodoka arasa hejuru nk'amasasa 4 mu rwego rwo kugira ngo umuntu wari ugiye kwataka ashaka kugukubita yikangemo nyine abone ko ufite imbunda kandi irasa asubira inyuma. A$AP Trevi akomeza atanga ubuhamya avuga ngo A$AP Rocky ntabwo yigeze atunga imbunda A$AP Riri habe na gato yayikuyemo arasa hirya mu rwego rwo kugira ngo amukanga arasa mu kirere mbega kugira ngo amukange atariko ntabwo yigeze amutunga imbunda ubona ko Rocky ashaka kumurasa. Atoya yari ari kugerageza gukanga umuntu abona ushaka kumukubita mbega uri kumwataka. Ibyo ngibyo mu rukiko bikaba byakwitwa ko ako kageste yakoze ari nk'ako kwirwanaho gukanga umuntu uri kukwataka. Gusa ababuranira A$AP Rocky bo bakomeje kuvuga ati ahubwo A$AP Rocky n'imbunda yari afite uwo munsi yakuye kuko hari n'amashusho ya kamera yabafashe. A$AP Rocky yaho ngaho imiserero yari iri kubera. Ababuranira bavoka ba A$AP Rocky bahagurutse no baburanira Rocky bavuga ngo Rocky uriya munsi imiserero iba iriya mbunda yanakuyeyo agasa nk'ukanze ngararashe ntago ari ya mbunda ya nyayo ntago ari imbunda ya nyayo imwe yakwica umuntu. Buriya haba ibibunda nyine birasa ibintu bikaba byasakuza ukagira ngo ni isasu ariko bitari imbunda nyine ujibona bakinisha nk'amafilime cyangwa bajyana mu mikino. Ati niyo mbunda Rocky yari afite Rocky nta n'imbunda ya nyayo yari afite. Urumva avoka nago yakuburanira avuga ngo wari ufite imbunda nubwo iyo mbunda tubizi yari ya nyayo ariko avoka nyine aho ngaho yarabihakanye aravuga ati Rocky nta mbunda yari afite ararengana ni ikintu kigiye twabyita igikinisho ariko kimeze nk'imbunda neza niko abavoka ba Rocky babonanaga bavuga. Ndetse nanone abavoka bakomeza bavuga ngo ibyo bikomere uriya mugabo uvuga wahohotewe yari afite ariko ibaze ko n'umugabo uri kurega A$AP Rocky nta gikomere na kimwe. Mbega uri kubona hano ku ntoki nyine hano bita ku bikonjara nakubwiye abantu bitukujeho hakomeza hagasa umukara.
ubona ko hari hakobotse, hari nyine gukoboka nyine nk'uko washyira ku gikuta ugakobora, ukabona ko hari utuntu tw'udusebe natwo pani ibisebe binini wenda ngo urutoki oya, gukoboka nyine uruhu rwo hejuru ukavaho gatonya kumwe umuntu akoboka. Nibyo bikomera uno musore yari ari kuregera avuga ngo isasu ryamushuye. Gusa wareba neza ukuntu akantu kameze nko gukoboka ukabona ibyo bintu ntago bihura. Niyo mpamvu abavoka ba A$AP Rocky mu rukiko baravuze ngo utwo dukomere yari afite kuko amafoto abageri barayafotoye bakayabika kugira ngo azarega avuga ati narakubiswe ndanakomeretsa. Mujye mwitondera ibintu byo kurwana, urushyi rumwe ni imyaka 5. Arangije aramubwira ati, avoka aravuga mu rukiko ati uwo musore nta nubwo yakomerekejwe n'isasa arabeshya kuko Rocky nta mbunda ya nyayo yari afite, cyari igikinisho. Ati ahubwo yakobowe no kwikubita hasi muri kaburimbo nyine agakoboka bisanzwe ku bikonjo. Ikindi kintu hano hantu ndagira ngo wumve trick irimo, abapolisi bavuga ko baje gutabara ino mirwano nabo ubwabo bemeza ko nta casing shell bigeze bahabona, cyangwa se nimba bakita ni igitoyi kwa kundi buri y'umuntu arashisheje imbunda hasohokamo agasasu gato niko kakwica. Casing shell cyangwa se icyari kirimo isasu kigahita gisohoka mu mbunda kikikubita hasi, ku buryo aho barasaniye bahasanga iyo casing shell cyangwa se igitoyi bakagusangamo n'isasu weho nyirizina. Bivuze ngo ahantu harasaniwe casing shell ziba zihari ziraho hasi zinyanyagiwe. Abapolisi bavuga ko bageze kuri crime scene ariko ntago bigeze bahabona igitoyi cyavuye mu mbunda, bo polisi yavugaga ko ubwo nta kurasana kwabayeho. Ibyo bikahita bishobora kwemeza ko Rocky ashobora kuba yari afite imbunda ya fake koko itari ya nyayo, nta casing shell yaguye cyangwa se igitoyi cyavuye mu mbunda, cyangwa se akaba ajya kugenda ibyo bitoyi kuko nimba yararashe no mu kirere, ibyo bitoyi yarabibitse mu mufuka akabitwara Rocky. Uyu musore wari umaze kuvuga ngo polisi yari imaze kuvuga ati uri kubeshya kuri polisi, baramubwiye ati ntago watanga ikirego ngo tucyemere, uvuga ngo umuntu yakuye imbunda ararasanga isasu riragukobora kandi tutigeze dusanga habereye icyaha zino casing shells cyangwa se ibyo bitoyi. Uyu musore uri kurega A$AP Rocky yahise asubira ngo habereye icyaha, ngo nyuma y'iminsi 2 aza kugaruka azanye ibitoyi abizana kuri polisi ati dore ahantu bandasiye, dore ibitoyi ndabizanye. Hashize iminsi 2 nibwo yaje gutanga ikirego azanye za casing shells. Ibaze nawe icyo kintu. Muri make yamaze iminsi 2 ari guhiga ibitoyi bigaragaza ko yarashwe. Kimara kubona ibyo bitoyi nabwo yahise ajya kuri mu bitaro kugira ngo ajye gukoresha raporo ko yatatswe yakomerekejwe ahandi kuntu cy'udusebe duto bigaragara nyine ko yakomerekejwe, kugira ngo ikirego kigirire menyine. Noneho atangira kuregera $30,000,000. Kimwe n'undi murara wese ukubiswe cyangwa se akaba yahuriye mu makimbirane n'umugabo ufite amafaranga, uyu murara nawe yese avuga ati A$AP Rocky ngomba kumukuramo amafaranga. Icyambere uyu mugore Rihanna, umugore wa A$AP Rocky, nibwo hari hashize iminsi batangaje ngo yujuje za miliyari mu madolari, umwe mu bahanzi bake ku isi bujuje za miliyari mu madolari. Umusore rero uyu murara A$AP Rocky yavuze ati uriya muntu rero kuba twahuriye mu kibazo gutya tugatongana ngomba kubibyaza umusaruro. Ni umukire asigaye umusitari, yanashakanye n'umugore w'umukire, bagomba kumpa amafaranga $30,000,000 n'ubusa mu bantu nka bari batunze amafaranga menshi. We ngo nuko yabibaraga. Uko byagaragaye muri message yajyaga yandikirana n'abandi bantu babashuti babo, uyu musore A$AP Rocky uri kurega A$AP Rocky yarasanzwe yandikira abashuti be, ubona ko afite ishyari A$AP Rocky. Ni message zagaragajwe mu rukiko, wasangaga ari umuntu muri message bagaragaje mu rukiko na mbere yuko asererana A$AP Rocky yahoraga abwira abantu bazi Rocky cyabahuriye kuri Rocky asigaye yiyemera, umuginga yarakize, uriya mutipe ntago ari iniga ya OG, ni fake, ni umuntu mubi, ibintu nk'ibyo yaradutaye, bega utuntu nk'utwo twose nyine kwa kundi wumva ko umuntu afitiye mushuti we wa kera ishyari. Gutwo tuntu twasomwe muri message, bivuze rero ngo yarabonye akanya ko kuvuga ati wa muntu wakize agomba kuduha ku mafaranga. Gusa bamwe mu banyabwenge cyangwa se abantu bakuru baba muri uru ruganda rw'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kunenga A$AP Rocky bavuga ati A$AP Rocky uri umusore 2021 wari turi kwinjira 2020, wari umaze kuba icyamamare kiri ku rwego rwo hejuru, wari usigaye ufite amafaranga menshi, wari usigaye ukundana n'umugore w'icyamamare Rihanna, muri kwitegura kwibyarira abana n'iki, umeze neza, uri umusore umeze neza. Ni gute ubundi ushobora kwangiza kariyeri yawe n'ubuzima bwawe ukura y'imbundu zikuru umuntu w'umugabo wubatse ngo uri kurasa ahantu cyangwa se uri guhangana n'imbobo nka ziriya wasize zidafite ahantu zihagaze, ati n'ukwangiza kariyeri yawe.
niko bamubwira. Ikindi kintu kigaragaza ko uno musore yari akeneye amafaranga muri uru rubanza, umuntu wese warukurikiranye yabonaga ko uyu musore ari indimi, ari kwibaraguza, ari kwinyuramo bya buri kanya. Buri hari ukuntu umuntu aza akagushinja mu rukiko ubona ko ari seriye yateguye ibintu bye neza. Uyu ASAP Riri wari uri kurega Rocky yaburanye yinyuramo avuga ibintu bidahura. Urugero, hari nkaho bamubazaga, kandi ubwo mu rukiko babandika n'akanama nkemurampaka kari kwandika n'umucamanza arebera hafi. ASAP baramubajije, uyu ASAP Riri waregaga, baramubajije ngo mbere yuko uhura na Rocky mu gaserera hari message mwari mwarandikiranye cyangwa se wagiye umwandikira umubwira nabi, umutuka, nyine message mbi? Aravuga ngo ntago mbyibuka. Niko yaravuze. Hashize umwanya bakomeje kumushyiraho igitutu, aravuga ngo yigongo narazimwandikiye ariko nyuma naje kuzisiba, asibanganya ibimenyetso. Aho ngaho butangiye kwinyuramo tayari baba bakubonye. Icyo ni cyambere. None kandi ahandi hantu yaje kwinyuramo n'ukutanga ubuhamya buri butandukanye. Mu rubanza rwa mbere yaravuze ngo ASAP Rocky ngo twaraserereye yakura y'imbunda ayintunga mu nda, kwa kundi umuntu akura y'imbunda akayigufatira mu nda mu bifu. Ati niho yantunze imbunda mu nda, imfasheho nyine yayikojeje ku nda yanjye. Abutaha bongeye kumubaza baramubaza ati siyo miserero yagenze gute, nabwo none avuguruza iyo nteruro yari yatanze mbere kandi mu rukiko bari kwandika. Arangije aravuga ngo ASAP Rocky yantunze imbunda ariko atayinkojesheho, ari hirya yanjye nanjye ndi hino, ngo niyo mpamvu nahise ngurura mugenzi wanjye mushyira hagati yacu. Kuko n'amashusho ya kamera niko yabigaragazaga ko hari uwo yafashaga kurura agashyira hagati yabo. Bivuze ngo yinyuraguyemo ubugira kabiri. Ikindi cya gatatu yinyuraguyemo nanone mu rukiko. Mu rukiko baramubajije ati ni Rocky avuga ko atigeze akurasa, na polisi ihagera iza kubafata ntago yigeze ibona ibitoyi bya casing shells bisohoka mu mbunda iyo umuntu yarasiye ahantu biba binyanyagiye aho hasi. Atari ko waragiye hashize iminsi 2 utubwira ko uvuye ngo kubishakashaka umwaserereye ngo waje kubibona ubizana kuri polisi ibyo bitoyi. Nibwo batangiye kumukeka baravuga ngo cyangwa niwe wagiye ufata imbunda urarasa ibitoyi biguye urabizana ubeshya ko ari bya bindi Rocky yagerageje kurasa bikagwa aho ngaho mwaserereye. Arabihakana. Baramubaza ati nese imbunda Rocky yakurashishije 9mm ntago usanzwe uzi kuyikoresha? Aravuga ngo mu buzima bwanjye sindakoresha iyo pistoli, ndasa ntago ujya nkoresha pistoli, sinzi kurasa. Hahise hagaragara video ari ahantu muri Amerika bagira hari ahantu zira shooting range, urabona boro abantu bajye bagafata imbunda bakarasa, ukishyura ukarasa ukitoza. Uyu musore byese bigaragara ko hari amashusho yafashwe muri iyo minsi ari kurasa koko akaresheje ya mbunda. Bahita bavuga ati urukiko ruhakaniye kutajya ukoresha iyo mbunda utanayizi utarayikoreshaho na rimwe. Hari video kujya ujya muri za shooting range ugafata iyo pistol ukarasa cyangwa se n'izindi mbunda, none uri guhakana. Ari nabwo ababuranira Rocky bahise bavuga ati ahubwo ashobora kuba yaragiye muri izo shooting range hari abamwishyura mu karasa, yamara kurasa ibitoyi byagwa akaba ari ibyo azana akabeshya ngo ibya bindi byaguye ubwo Rocky yari kumurasa mu rwego rwo kugira ngo amukoremo amafaranga. Icyo urumva ko cyari kibaye ikindi kintu yinyuraguyemo mu rukiko. Wabonaga ko ari umusore utateguye neza, ariko yaza kuba yateguye neza aya mafaranga yari kuyakuramo Rocky ndetse Rocky akanafungwa. Ariko yagiye agira akantu ko kwinyuraguramo cyane mu rukiko, ubona ko atateguye neza uno witwaga ko ari we victime. Ikindi kintu yabeshye mu rukiko nuko bamubajije ababuranira ASAP Rocky ngo wigeze uvuga ko uzakubita Rocky nimuhura, ngo nuko yanze kwishyura ikiriyo cy'inshuti yanyu. Arahakana aravuga ngo nta na rimwe nigeze mvuga ko nzakubita Rocky niduhura cyangwa tugaserera. Inshuti zabo zahise zizana message mu rukiko barazimusomera ati dore message wagiye wandika mbere yuko uhura na Rocky ngo muserere, uvuga ko nuhura na Rocky uzamukubita muzaserera, uvuga ko Rocky ari umuntu ngo wa fake ngo udashobotse. Message barazimwereka kandi yari yabihakanye. Ibyo byose nibyakomeje kugenda bitesha agaciro ibirego byose yari ari kurega Rocky. Gusa nanone buriya gukurayo imbunda ukayitunga umuntu ubwabyo byonyine ni icyaha gikomeye cyane. Noneho bavuga ngo habayeho no kurasa cyane ko na kamera yagaragazaga ko habayeho guserera kandi Rocky yari afite imbunda mu ntoki batitaye ngo ni ya fake cyangwa ni ya original. Ni icyaha gikomeye Rocky yari yakoze. Bikavuga ko Rocky yagombaga guhanwa, yagombaga gufungwa uko byamera kose. Nawe yari abizi, yari afite ubwoba bwinshi. Ariko bikavuga ko mu bintu ngo byatumye Rocky adafungwa harimo imbaraga z'umugore we. Mbere na mbere umugore wa Rocky bamwita Rihanna. Rihanna ni ikindi kintu, ni izina rikomeye cyane ry'igitangaza. Ni izina Rihanna ni umuntu mbega wagira ngo abantu bose baramukunda. Hari abantu ubona wagira ngo abantu bose barabakunda. Rihanna nawe rero ari muri abo bantu, abantu bose bameze nkaho bamukunda. Kuko byagiye bigaragara Rihanna
yarabiteguye ngo arabipanga aravuga ngo umugabo wanjye ubwo agiye kuburana buri rubanza rwose nzajya njyayo nkwereka utuntu nikorera ku buryo Rihana yinjiraga mu rukiko ukabona ko yaba ari abagize akanama nkemuramaka kahise karangarira Rihana karumva kamugiriye impuhwe gasanzwe kamufana noneho gatangiye no gusa kanabogamira ku ruhande rw'umugabo we kuko iriya couple barayikunda akona ko ngo kari mu bintu byafashije Rihana mu zindi manza yagiye azamo noneho Rihana akahita agenda mu rundi rubanza ruri kuburanisha umugabo we akahita azana bwa bwana bwabo ugasanga yazanye mu rukiko akana agateruye ubona ko rwose ari umumama bakwiye kugirira imbabazi nimba banamufana batamufungira umugabo agasigara nyine arera abantu ari umugore umwe ubona ko rwose ari utuntu yari yateguye two kugira ngo atere impuhwe abantu agaragaze ikindi wongereho kare n'umukire cyane uno mugore atunze za miliyari mu madolari presence yari hano mu rukiko abarebera hafi by'urubanza bari bibereye kuri tele bavuze ko kugaragara mu rukiko kwa Rihana no kugenda azana abana yabyaranye na A$AP Rocky akaba bicaranye mu rukiko ubona ko rwose ameze nk'uri kuvuga ati mubabarire uyu mugabo wanjye rwose utwana tudasigara tumeze nk'udupfubyi abana mwitandukanye umuryango wabonaga ko ariyo shusho ari kugaragaza mu rukiko Rihana bivuze ngo imbaraga cyangwa se umusanzu wa Rihana wo kugera ku rukiko no kuhazana abana biri mu bintu nabyo tutafa guca amazi ngo tuvuge ngo nuko uriya waburanaga yagiye yinyuramo gusa nabyo biri mu bintu byafashije kuba Rocky uyu munsi tuvugana yaje kugirwa umwere bakavuga ku munsi w'ejo yagizwe umwere baravuga ati ibyaha byose washinjwaga uriya mugabo yashakaga ntago afite ibimenyetso bihagije bigushinja ibirego byo bitesha agaciro Rocky baramureka arataha Rocky mu kumurekura ngo atahe akigera hanze y'urukiko yasanze itangazamakuru rimutegereje ari ryinshi yavuze muri aya magambo Thank God first. You gotta thank God first, you know what I'm saying? And I really want to thank the jury for making the right decision, you know? And I'm just so thankful. This is crazy right now. This whole experience has been crazy for the past 4 years, but I'm thankful. Nonetheless, I'm thankful. And we're blessed to be here right now, to be a free man talking to y'all. Thank you. All praise to God. Congratulations. mu magambo make Rocky imbere y'urukiko abanyamakuru bahuzuye n'abandi bose bari bari muri urubanza Rocky yahise afata ijambo aravuga ati mbere na mbere turashimira Imana mbere y'ibindi byari byo byose nawe ubonye urokotse gereza ikintu cya mbere ukora no gushimira Imana pe kuko gereza buriya nimbi yahise avuga ati ikintu cya mbere nkora ndashimira Imana ikindi ngashimira akanama nkemuramaka kubwo kuba bafashe umwanzuro muzima akomeza ashimira n'abandi bose bamushyigikiye harimo umugore we by'umwihariko akomeza avuga ngo icyubahiro ni icy'Imana hashimwe Imana cyane niyo magambo Rocky yavuze hanze y'urukiko nanone umugore we mbega umugore we Rihana abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo mwabonye ku munsi w'ejo kuri story amagambo yari yanditseho Rihana yari yanditse nawe wabonaga ko ari amashimwe y'Imana gusa kuri story ya Bad Girl Really nawe hari yanditseho ngo the glory belongs to God and God alone thankful humbled by his mercy ubona ko Rihana nawe avuga ati ikuzo n'icyubahiro n'iby'Imana yonyine twuzuye amashimwe kandi ducishijwe bugufi n'imbabazi z'Imana muri make urebye guhera ku munsi w'ejo urugo rwa Rocky na Rihana rwuzuye amashimwe bashima Imana gusa nibyo ngibyo byibereye mu rugo rwabo azi kubona umugabo bamufunga usize abana babiri niki bega bari gushima Imana uko nguko rero mu ncamake bisa nkaho byagenze nanze kwinjira mu bintu byinshi guhera mu ntangiriro za kariyeri ya Rocky wenda ibyo twazagira igihe cyabyo nimwumva bibashishikaje rimwe ba boss banjye ibyo mushaka nibyo dukora kandi ikindi twari tumaze iminsi turi mu ntambara gusa n'ibindi kuko nabyo tuba tugomba kubimenya kandi ubundi turakomeza tubigaruka ariko tugiye no gukomeza tugaruka no kuri bwa buzima bwacu bwari busanzwe za nkuru zindi zari zisanzwe dukomeza tugenda tunyorosha reka mbabwire ngo mwibuke gukora subscribe aho hasi dukomeze twubaka umuryango mugari wa Rocky Entertainment ndetse nanabashimira muri kubona ahantu rata channel yacu tuyigesheje atari sawa nako channel yanyu ari nangiye kwishyiramo urabona ko imibare ari sawa kandi mwarakoze Imana ibaho umugisha ndaje mukanya